Winnie asohoka mu nzu kwa Levis yiruka rwose n'akavarize ke, umujinya ari wose. Levis rero amusohoka inyuma ati ariko se rwose mukunzi urajya hehe, wabaye uretse maze tukabanza tukabivuganaho, urabizi ko ngukunda, winsiga rwose, winsiga jyenyine. Winnie ati nta kintu rwose mvugana nawe, ndakurambiwe, ndumva nkeneye ko njye nawe dutandukana, ibyanjye nawe rwose ndifuza ko byarangirira aha ngaha, uzi igihe twahereye tubivugana, uragira ngo se n'ubundi wongere unsubiriremo ibyo wambwiye, ni hahandi n'ubundi ibisobanuro byawe urabimpa ariko ntibikubuza kongera gukora amakosa nk'ayo wari warakoze, ndashaka rero kwigendera rwose, ibyanjye nawe nibirangire, ntabwo nkigukeneye mu buzima bwanjye. Levis rero uba wari uri kwinginga Winnie cyane, abona ko rwose Winnie yafashe umwanzuro, maze noneho nawe umujinya ugahita umwica, ati ngaho genda rwose niba ushaka kugenda, ariko mbere yo kugenda uhagaze ahita amwaka ka kavarize, maze agahita atangira kugafungura, ati ubu rwose wabona harimo n'ibintu byanjye ujyanye. Agifungura rero ahita asanga nyine harimo imyenda ye, ubwo niyo nyine n'ubundi Winnie yambaraga, ariyo amapantaro ndetse n'amashati nyine n'imipira. Ahita amubwira ati urankatiye none warunjyaniye n'imyenda, kubera iki warunjyaniye ibintu? Naho Winnie rero uba wumiwe ukuntu uyu musore ari kumusaka, ati ariko se byari bigeze kuri uru rwego koko ko wansaka? Ntabwo rwose nari nzi ko ibi bintu wabikora. Ahita rero afunga varize ye, maze nanone yajya kugenda. Levis ati umva, mpereza ahubwo niyo shati wambaye kuko nayo ni iyanjye, niba nyine wanyanze nyangana n'ibyanjye byose, genda nyine ugire ikintu cyanjye na kimwe ujyana. Winnie rero atekereza ko yambaye agasengere gusa, maze akitegereza nyine Levis nkaho rwose aba agiye kumutera impuhwe, ariko Levis atamubwira ati kuramo vuba, mpereza ibyanjye agira vuba. Winnie rero ahita yimukuramo maze akayimujugunyira, n'umujinya mwinshi agahita yifatira akavarize akigendera. Levis rero yinjira mu nzu maze agafata iyi myenda yose agahita ayiha umukozi we, ati ijyanire iyi myenda maze rwose uzajya uyambara. Ibi bintu byose aba abikoze nyine atanabitekerejeho, kubera nyine umujinya mwinshi aba afite. Winnie rero agera muri aparitema ababamo we na mushuti we, n'umujinya mwinshi agahita ajugunya akavarize hasi, maze agahita yicara ku buriri arakaye rwose. Umushuti we ahita amubaza ati ko mbona rwose utameze neza, bigenze bite, ni ikihe kibazo waba ugize? Naho Winnie ati noneho rwose Levis ndamurambiwe neza neza, noneho rwose ngezeho akadomo, ntabwo nzongera kuvugana nawe, uriya musore ntabwo ashobotse, sinibaza ahubwo n'impamvu maze imyaka yose nkundana nawe. Naho mushuti ati numvise neza cyangwa ntabwo numvise neza? Uravuze ngo wowe na Levis mwatandukanye? Umushuti ati wabyumvise neza cyane, twatandukanye rwose. Naho rero uyu umushuti wa Winnie ati umva rero nkubwire, nizere ko rwose ibyo bintu uri kuvuga uri kwikinira, ntabwo uriya musore wamukatira. Urabizi neza ko Levis ari we musore w'umukire muri uyu mujyi wose, noneho se urabizi yuko iyi nzu tubamo ndetse n'ibindi byose ari ukubera we. Tekereza ko ari twe tuba mu nzu nziza muri ino karitsiye yose, nyamara byose no kubera Levis. Hanyuma se numara kumukatira turabaho dute? Wabonye uri se noneho muri bukundane kugira ngo nyine ibyo Levis yajyaga dukorera wowe wundi abidukorere? Aba ari kuvuga ibi Winnie we aba ari kumwitegereza, atari ko uri kwiyumva uvuga cyangwa ntabwo uri kumva ibintu biri kukuva mu kanwa? Nta nubwo ubabajwe n'agahinda mfite, nta nubwo kandi witaye ku byishimo byanjye cyangwa ku mubabaro wanjye, wowe icyo ureba gusa nibyo baduha. Umva rero rwose nkubwire, ntabwo nzasubirana n'uriya musore ukundi. Naho rero uyu mushuti wa Winnie ati nyamara rwose uri kwirengagiza ko abakobwa bose bo kuri kaminuza twigaho bose baba bifuza kuba bakundana na Levis, none we wari umufite uramwirengeshejwe. Winnie atumva rero nkubwire, ibyo simbyitayeho, wowe ndetse n'abo bakobwa bose nyine bakunda Levis muzagende mumusange maze rwose mwikundanire, mbahaye rugari, nawe uzagende maze ayo mafaranga yampaga nawe yakwihere. Umushuti we ati uretse dore rwose ukwezi kw'iyi nzu kugiye kuzura, nitumara kubura yo kwishyura inzu ndabizi neza ko uzahita utangira gutekereza neza. Ku rundi ruhande rero Levis we agahinda karamwica, maze akava mu rugo
akajya muri bare mu busanzwe aba yari asanzwe asangiriramo na Winnie, agenda rero akicara wenyine maze rwose ibitekerezo bikamutwara, aba ari kunywa rero ako kunywa ke nyine, maze umukobwa wari wicaye ku ruhande abona ukuntu uyu musore rwose bigaragara nkaho atishimye, maze agahita aza amusanga, araza akamusuhuza, ariko Levis ntiyumve kubera ukuntu aba nyine arangaye. Uyu mukobwa rero akomeza kumubwira ati mumeze neza? Levis amera nk'umuntu ukangutse, maze agahita amubwira ati yego tumeze neza. Uyu mukobwa ahita amubaza ati kubera iki se wicaye wenyine, kubera iki uri hano kandi nta muntu mwicaranye, nyamara rwose uri umusore mwiza, wakabaye wicaranye n'umugore wawe cyangwa se n'umukopine wawe. Naho Levis ati nta n'umwe muri abo ngabo, naje hano nyine njyenyine kuko nishakiraga umutuzo, numvaga nyine nkeneye gutekereza kandi rwose ntuje. Naho uyu mukobwa ahita aseka ati wishakiraga umutuzo n'urusaku ruri hano? Ni ukuri umuntu ushaka umutuzo rwose ntabwo yaza muri iyi bare, byanze bikunze ahubwo hari ikindi washakaga. Levis rero ahita amubwira ati nyine hano rwose niho hantu ubundi nkunda, niyo mpamvu ariho naje. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati none se nakwicara maze rwose tukaba tuganira? Levis ati nta kibazo, icara rwose maze tube tunasangira ako kunywa, niba kandi akandi kunywa atari kukunda nawe utumiza akawe rwose nta kibazo. Levis rero atangira kureba uyu mukobwa maze akajya amubonamo Winnie, aratangira rero akajya amureba maze akisetsa nyine akamwishimira, ukabona nyine ibintu byahindutse. Naho rero uyu mukobwa we biba byamucanze ukuntu uyu musore yasanze ameze rwose nk'ibitekerezo byatwaye, noneho atangiye kujya amureba maze akisetsa. Aramubaza ati ariko ubundi ko ndeba wagira ngo dusanzwe tuziranye, hari aho waba usanzwe unzi? Naho rero Levis akomeza nyine kumureba amwenyura, uyu mukobwa agakomeza akabimubaza ati hari ahantu njye nawe tuziranye? Levis n'ubundi amera nk'umuntu ukangutse, maze agahita abona ko nyine atari we niba ari kumwe ahubwo ari undi muntu. Levis ati hoya rwose ntawo tuziranye, gusa nyine mumbabarire rwose. Levis ahita asaba fagitire maze akishyura agahita yigendera, kuko rwose ababona ameze nk'umuntu utangiye kuvangirwa. Ku rundi ruhande rero Winnie ndetse na muruti we baba bari guteka, abari ku masaha y'ijoro, bajya kubona rero bakabona umuriro uragiye, batangira gushakisha rero amatelefone ngo bacane nyine amatoroshi, maze muruti we agahita amubwira ati umuriro ushizemo rwose byanze bikunze. Naho Winnie ati nta kibazo nyine, niba ushizemo ibyo ari byo byose ejo tuzabikemura. Uyu rero muruti wa Winnie ati ejo tuzabikemura? Uri kubivuga rwose n'amatama abiri, wagira ngo ahari uzabishobora. Ati waba wibuka se nk'igihe duheruka gushyiriramo uyu muriro? Winnie ati we rwose ntabyo nibuka. Umucuti ati wabyibuka ute se? Kubera ko nyine atari wowe ujya uwugura, buri gihe ni Levis uwugura, niyo mpamvu rero nta kintu na kimwe wibuka. Ati ariko ubundi ubu rwose Levis yagiye hehe? Naho Winnie ati gerageza rero utangire rwose kwiga kubaho adahari, kuko ntabwo azagaruka, ibagirwa ko wigeze no kumumenya. Uyu mushuti rero wa Winnie ati none se nkwibarize, urateganya iki? Uratekereza se ko turiya tugato twawe rwose duciriritse ari two tuzadutunga, cyangwa uratekereza ko turiya twenda twanjye ngendana mu kabaga ngenda nduha abakobwa twigana muri kaminuza ari two tuzavamo amafaranga yo kudutunga? Uratekereza ibyo bintu dukora se byaduha amafaranga yakwishyura inzu maze rwose akanatugaburira? Naho Winnie ati ntabwo rwose mbizi, ariko icyo nzi cyo ni uko nyine ibyo dukora ni ibintu binyuze mu nzira nziza, kandi rwose bidatinze tuzabona amafaranga ntugire ikibazo, ibi bintu byose ubona bizakemuka nta kibazo rwose. Umunsi wakurikiye rero Winnie ndetse na mushiki we barabyuka maze bakajya gucuruza ibyo baba basanzwe nyine bacuruza. Mu gutaha rero Winnie arataha maze agasanga mushiki we yamutanze mu rugo. Winnie ataha rwose ubona nta byishimo afite ku maso. Mushiki we ati none se umunsi wakugendekeye nabi ko mbona rwose nta byishimo ufite? Winnie ati ntabwo wabyumva ko rwose abantu bose nahaye amagato nta muntu n'umwe wanyishyuye uyu munsi.
bose bambwiye yuko nta bakiriya bafite ndetse rwose abandi bakagenda bambwira ko amagato yanjye ahenze, abakiriya rero bakomeza bitotombera icyo giciro ko ngomba kugabanya, kandi mu by'ukuri ndamutse ngabanyije rwose nta kintu nakuramo. Umushuti we ati ihangane, gusa nanjye nuko byagenze, nagiye gucuruza imyenda, uyu munsi nazengurutse kuri kaminuza ariko rwose nta muntu n'umwe wigeze angurira, byose nabigaruye uko nabijyanye. Baba bakiri gutekereza rero icyo gukora kuko nyine nta mafaranga baba bafite, maze telefone ya Winnie igahita isona, arareba rero agasanga ni nimero atazi, aritaba maze agahita asanga nyine ni umukobwa biganye witwa Bella. Bella arahita amubwira ati Winnie, ni jyewe nyine ndi Bella wa mukobwa mwiganye. Naho Bella rero atangira gushaka nyine kumwiyibutsa ati harya twiganye hehe? Naho Bella ati twariganye kera muri segondere. Winnie rero ahita amwibuka ati nakwibutse rwose, ati none se umeze neza? Hari hashize imyaka myinshi rwose tutavugana, sinibaza ahubwo ahantu waba wakuye nimero yanjye. Bella ati nayisabye nyine abandi bantu twiganye, bo nakekaga ko rwose baba batarigeze babura nimero yawe. Bella rero ati yego rwose hari hashize imyaka myinshi kubera ko jyewe mba mu wundi mujyi, gusa nyine hari umushuti wanjye uba muri uwo mujyi ubamo, rero yari yambwiye ko rwose nazaza maze akamfasha gushinga bizinesi nshyashya, gusa nyine nta hantu ho kuba mfite, ni nayo mpamvu nyamukuru nari nguhamagaye, nagira ngo nyine numve ko wampa icumbi kubera yuko uwo mushuti wanjye we rwose abana na boyfriend mu nzu, ubwo rero ntabwo najya kubavangira, ntabwo rwose nabasaba icumbi, ntabwo byashoboka. Winnie rero ahita amubwira ati gusa rwose nanjye nakabaye ndi guha, ariko nanone icyumba cyanjye ngisangiye n'undi muntu, ubwo rero sinibaza ko rwose byakoroha, hari undi mukobwa nyine tunigana kuri kaminuza ni nawe tubana. Bella ati ndakwinginze rwose imbabarira, ni wowe rwose nari nizeye, ni igihe gitoya cyane nzahamara, nanjye mpite nshaka aho kuba, nuko nyine ntabasha guhita mbona aho mba nkihagera. Winnie ati noneho nta kibazo, reka nyine mvugane n'uwo mukobwa tubana, ndaza kuguha igisubizo, gusa nyine ntacyo nkwijeje mbere yuko rwose ampa igisubizo. Bella ati urakoze cyane rwose, ubundi wowe ndabizi ko rwose ari wowe nyine uri buncungure. Amara kuva kuri telefone rero, maze uyu mushuti wa Winnie ati ni ibiki wavugaga? Winnie ati ni inshuti yanjye ya kera, yifuzaga rero ko yaza rwose maze tukamucumbikira. Uyu mushuti rero wa Winnie ahita amubwira ati ariko jyewe rwose ndumva nta kibazo, gusa nyine niba nawe azajya atanga uruhare rwe mu bintu byose dukenera muri iyi nzu nta kibazo rwose. Winnie ati reba nawe ukuntu bise byoroha, kubera ko nyine ukunda amafaranga uhise ibintu byose bibarira mu mafaranga. Umushuti wa Winnie ati amafaranga se ninde utayakunda? Wowe utayakunda ubwo warakajwe n'iki? Si amafaranga yagutesheje umutwe se bigeze aho ngaho? Amafaranga nta muntu n'umwe utayakunda kubera ko nyine niyo adutungira ubuzima. Nyuma y'iminsi mike rero Bella ahita aza, maze aba bakobwa bakamwakira neza rwose bakabana. Hashira rero Winnie umushuti we rwose baba batuje noneho, kubera ko Bella nawe aba abafasha nyine mu bintu byose bakora muri ino nzu. Umunsi umwe rero Bella nyine aba ari kwitegura agiye kugenda, Winnie na mushuti we baba bicaye ku buriri bari kwirebera nyine amafoto mu matelefone bari guseka. Telefone rero ya Bella irasona, maze agahita yitaba ati mukunzi umeze neza se? Navuye nyine muri uwo mujyi nagiye mu wundi, gusa nyine ningaruka nzahita nkubwira, ariko nyine ndagukumbuye cyane. Aba ari kuvuga ibi byose maze bakajya bamwitegereza rwose bakajya baseka nyine ukuntu aba ari kuvuga nk'umukobwa uri mu rukundo. Amara rero kuvugana n'uyu musore bari kuvugana, maze agahita amubwira ati ndagukunda cyane. Ava kuri telefone agahita ababwira ati ndagiye rero, ubwo naha nimugoroba. Naho Winnie na mushuti we bamubariza rimwe batugiye he? Arabareba ati ariko se namwe nyine ntimugakomeze ibintu, ndagiye hari umuntu ngiye kureba, ariko ntimumbaze ngo ninde, gusa nyine ninza kugaruka ndabagurira akantu. Bose bahita baseka,
maze bagakubitana mu kiganza kuko baba batekereje neza ko ashobora kuba ari umusore agiye kureba. Bati nyine ntubyibagirwe kuza kutugurira ako kantu watwemereye. Nawe ati ntabwo nabyibagirwa, ahubwo nyine munampfundikirire ayo mamakiyaje kuko narangije gukerererwa, reka nihute. Amara kugenda rero maze bagasekana nyine bari kumuvuga. Bati ariko se uriya mukobwa amezi angahe amaze aje hano, none dore amaze kugira rwose abasore bakundana, kandi ntabwo ari umwe nicyo kibazo cye, ashobora rwose kuba afite abasore benshi. Ujya wumva amatelefone yitaba aba ari menshi kandi rwose y'abantu bagiye batandukanye. Uyu mushuti rero wa Winnie ahita amubwira ati nyamara rwose uzamugire inama, kubera ko uyu mujyi ntabwo awuzi, yazawuhuriramo n'ibibazo azanye ibintu rwose by'imikino. Naho Winnie ati mugire inama se, si umuntu mukuru, ntabwo ndi mama we kandi rwose arakuze bihagije, nawe inama yayigira, ahari ibyo akora arabizi rwose. Uyu mushuti wa Winnie ati njyewe ikintu cyantunguye ni ukuntu nyine aba yiyemera. Ati wabonye ukuntu aba atwereka imyenda, atubwira ngo imyenda ye n'amasakoshi byose ngo ni ibintu bihenze. Ati ariko uriya mukobwa ariyemera ngo arahumura cyane, ngo niwe uhumura muri uyu mujyi wose. Ati aba afite ubwiyemezi bwinshi cyane. Winnie atumva numva rero rwose reka icyo kiganiro tukihorere, ni akazi ke. Umunsi wakurikiye rero baba bicaye mu cyumba, umushuti wa Winnie aba ari kwiga, aba afite ikizami rwose uba ubona nyine ari busy cyane. Naho rero Bella we aba yibereye muri telefone maze agatangira agaseka, akajya areba muri telefone ye agaseka akenda gupfa. Uyu mushuti wa Winnie rero aragenda akarakara maze akamubwira ati ariko wacecetse, ntabwo ubona ko ndi kwiga kandi mfite ikizami. Naho Bella ati umbabarire, arongera akareba muri telefone agakomeza agaseka kwihangana bikanga. Winnie rero amubaza ati ariko uri guseka iki, mbabarira umbwize kuri ikintu kiri kugusetsa. Bella ati ikintu kiri kunsetsa rero ni umusore twahuriye online, none nyine ari kunsaba yuko twahura, amafoto rero yari ari kunyereka n'ibintu nyine yari ari kumbwira nibyo byari biri kunsetsa. Naho Winnie ahita amubwira ati none se waramukunze, ndabona rwose wamwishimiye nkaho wamukunze. Bella ati jyewe nkunda umusore. Ati hoya rwose ntabwo namukunda, ariko nyine murebye ndabona ntacyo atwaye, nubwo njyewe urukundo ntarwo ngira. Arongera rero akareba yaba message uyu musore bari kumwandikira, maze nanone akongera agaseka, ariko noneho agaseka cyane. Umushuti wa Winnie rero arakara ati ariko se Winnie wabwiye uwo mukobwa w'inshuti yawe agaceceka, ntabwo rwose abona ko nkeneye kwiyigira. Naho Bella rero ahita amuhindukirana ati ariko ubundi nkubaze, kubera ko uri kwiga abantu bose bagomba gufunga umunwa maze bagaceceka. Umushuti wa Winnie ati ukuntu uri gusakuza, uwo usakuza nk'ingunguru irimo ubusa. Uyu mukobwa rero Bella ahita arakara maze agahaguruka agiye kurwana nyine na mushuti wa Winnie. Ati nta soni, uravuga ngo njyewe ngo meze nk'ingunguru irimo ubusa? Naho rero uyu mushuti wa Winnie ati none si yisakuza cyane se, biragaragara ko nawe nyine uri nkayo. Winnie rero ahita bajya hagati maze rwose akabakiza. Uyu mukobwa rero Bella ahita ababwira ati ndumva rwose ahari wagira ngo nababangamiye, reka nigendere maze wige da, utazatsindwa ngo ninjye natumye utsindwa. Ahita yitegura vuba vuba rero akifatira agasakoshi maze akigendera. Ati reka ajya kwirebera uyu musore, n'ubundi ndabona yandembeje ashaka ko duhura. Bella rero amara kugenda maze Winnie ati ariko se ubundi kubera iki rwose muhora mutongana, ntabwo uramenyera Bella uko ateye? Naho umushuti wa Winnie ati ariko se we kubera iki rwose atajya acisha makeya? Naho Winnie ati nyamara rwose wakabaye umumenyera maze ukamwihorera, kuko nyine ni kuri yateye kandi ntacyo wabihinduraho. Winnie rero ahita abaza uyu mushuti we ati none se ahubwo muri iyi nzu hari iki cyo kurya, ko numva rwose nshonje? Uyu mushuti wa Winnie ati urakeka se hari ikindi gihari? Ni ibishyimbo byonyine bihari, kandi rwose nanjye ndumva inzara inyishe, ndetse no kwiga byananiye kubera ukuntu numva rwose mu gifu harimo ubusa. Kandi rwose mpora nkubwira ubu ngubu iyaba ari bisi mwari mugikundana ntabwo iyi nzara ibitwica. Nakundaga ukuntu yahoraga akubwira ngo nkuzaniye akantu nyine ngo wowe na mushuti wawe, uzi ukuntu iryo jambo narikundaga. Naho Winnie ati urongeye kandi ugaruye Levis,
nakubwiye ngo menyera rwose ko ugomba kwigira, menyera kandi ko rwose ari wowe ugomba kwishakaho ubushobozi, naho utabubona nyine nta kundi ubwo uzicwa n'inzara. Tugomba kugerageza gushaka ibisubizo ku bwacu. Ibagirwa rwose ko Levis yigeze anabaho. Uyu mushuti wa Winnie ahita amubwira ati ariko se ubundi ubu tuzajya duhora turya ibishyimbo bya buri munsi, ariko n'ubundi se twabyihoreye, buriya Bella ntari butuzanire akantu nyine nk'uko bisanzwe. Winnie rero ahita aturika agaseka ati hoya ntumbwire rwose ko wa mukobwa nyine wahoze uri gusomera uri gutuka ngo ni ingunguru irimo ubusa utegereje ko hari ikintu ari bukuzanire. Uyu mushuti rero wa Winnie utagira umutima mubi rwose habe na gatoya ahita yisekera ati ahubwo se uravuga iki ko yagiye gusohoka habuze gato rwose nagiye kumubwira ngo aze kunzanira akantu, ati neza neza byagarukiye hano ku munwa neza. Winnie noneho araseka akihirika ati cyakoze umva nkubwire ujya unsetsa rwose, wari uri kumutuka none wari ugiye kumubwira ngo akuzanire ikintu, ati cyakoze iyo nkumva ubimubwiye nari guseka gusa ngapfa. Uyu munsi rero Bella atinda gutaha rwose, maze Winnie na muruti we bakagenda bagahangayika bakibaza ibintu byabaye kuri uyu mukobwa bikabayobera. Baramuhamagara bagasanga nimero ye ntabwo iriho, imitima ibavamo, maze Winnie akabwira uyu mushuti we ati ndabona rwose ngiye guhamagara kuri polisi kuko sinibaza niba Bella yaba akiri muzima. Aya masaha saa 8 z'ijoro zirageze tutigeze turyama tumutegereje atigeze atubwira n'ikintu na kimwe. Ni ukuri ndumva rwose mfite ubwoba kandi bwinshi. Naho rero umushuti wa Winnie ahita amubwira ati buriya rwose wabona nta n'ikibazo afite, ahubwo uyu mukobwa nyine yaranyobeye, kominikasiyo ye rwose ni hafi ya ntayo. Ahita abwira rero Winnie ati ahubwo ngewe ngiye kuba niryamiye ndumva naniwe cyane. Abakibivuga rero maze Bella akaba arinjiye yinjira rero ababwira ati muri hehe, hari akantu rwose nari mbazaniye. Naho rero Winnie we rwose aba yamurakariye ahita atangira kwimyoza. Bella ati none se ko ndeba kandi mwarakaye? Naho Winnie ati ariko se ubwo nta soni ufite koko, ubu byari bikomeye kuduhamagara maze ukatubwira ko umeze neza ariko uri butahe utinze, uzi ukuntu twahangayitse, njye numvaga rwose ahari hari ikintu gikomeye cyakubayeho. Bella ati hoya nta kintu kimwe cyambayeho, ahubwo ni ukuri mumbabarire nahereye nyine mu birori maze nibagirwa kubabwira, gusa nyine nari mbazaniye utuntu kandi twiza. Umushuti rero wa Winnie uba rwose wari utangiye kujya kuryama ahita aza yiruka ati watuzaniye akantu, reka ahubwo turebe. Naho rero Bella ahita ahindukira akamureba ati wowe kandi wahoze uvuga ngo nta kintu na kimwe maze none urashaka kureba icyo bazaniye. Uyu mushuti wa Winnie ati mbabara ni ukuri ndebe ndumva mfite amatsiko, aba ari umwana mwiza cyane, ntabwo nyine aba agira imitima mibi ngo akomeze afite inzika. Bella rero abereka nyine ibintu aba yabazaniye, aba yabahahiye rwose ibintu byinshi nyine byo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Barabibona rero bose bakishima kubera n'ukuntu nyine baba bisonzeye, ibishyimbo biba byabananiye kubirya byonyine. Hashira iminsi rero maze Bella akabwira Winnie ati rero rwose ngomba kugenda, ngiye kujya kubana nyine na sheri wanjye kubera yuko ndabona birambiranye ukuntu mpora nshwana na mushuti wawe, kandi ni ukuri sheri wanjye afite inzu nini rwose, nta mpamvu rero zo gukomeza no kubabangamira, reka njye kubana nawe. Winnie rero ahita amubaza ati none se ko rwose ugiye kubana nawe mu by'ukuri uramukunda? Naho rero Bella ati naba nkubeshye rwose, urukundo ndamutse nkubwiye ko nkunda umuntu naba mbeshye kuko ngewe ururimi rwonyine numva ni amafaranga. Naho rero urukundo rwo ndamutse nkunda abasore naba nkunda benshi cyane. Winnie rero ahita aseka ati ntumbwire ko rwose abasore bose muvugana biba ari ukubera amafaranga bafite. Bella ati cyane rwose, kubera ko nyine sinakubwiye ko ari rwo rurimi rwonyine numva. Winnie ati se ubundi uzaduhuza ryari n'uwo musore wawe? Bella ati nta kibazo muzahura ubwo tugiye no kubana, noneho byanze bikunze nzabahuza mumenyane. Winnie ati ngaho nta kibazo, genda gusa nyine tuzagukumbura. Nyuma y'iminsi
minsi rero ibintu rwose biragenda bigatangira kubana bibi cyane. Winnie ndetse na mushuti we baragenda bakabura amafaranga neza neza, maze iyi nzu bakagenda bakayimaramo amezi batishyura. Bigira aho rero nyir'inzu nawe rwose akarakara, maze akiyemeza nyine kuzajya yishyuza aba bakobwa buri saha iyo ari yo yose. Mu gitondo bagakanguka ari guhondagura urugi, saa sita bajya kurya ati murarya mutarampa amafaranga y'inzu yanjye, nijoro bajya kuryama ati iyo nzu mugiye kuryamamo se niyo mwubatse. Mbese aragenda akabahagama neza neza, maze rwose bakabura amahoro. Nyuma y'iminsi rero Bella aza gusura nyine aba bashuti be, araza akinjira ati inshuti zanjye ziri hehe? Winnie rero ahita ahaguruka maze akamuhobera. Naho rero mushuti wa Winnie aza yiruka aza guhobera Bella, ariko Bella nyine agahita amureba ukabona rwose ntabwo amwishimiye. Uyu mushuti rero wa Winnie we aba ari kumubwira ati Bella mushuti wanjye wabaye mwiza cyane. Naho rero Bella ahita atangira akibwirira Winnie ati uzi ibintu byose nakuzaniye, ni ukuri supermarket yose nayiguze kugira ngo rwose nikuzanire. Winnie rero atangira kwishima, maze Bella akaba amuhereje envelope ya mbere, akamuhereza iya kabiri. Bella ati byose ni Winnie ati byose ni ibyanjye se? Bella ati cyane, byose ni wowe nabiguriye. Ahita afata rero indi envelope aba asigaranye, maze agahita ayitereka hasi. Umushuti wa Winnie ahita abaza Bella ati none se njyewe nta kintu wanzaniye? Naho Bella ati nari kukikuzanira se nkande, wowe urinde kuri njyewe? Uyu mushuti wa Winnie ati ndi inshuti yawe. Ati ntumbwire ko rwose nta kintu na kimwe wanzaniye, abatangiye noneho nawe kubabara. Bella ahita amubwira ati nakubeshyaga nyine nagira ngo ndebe nawe rwose nakuzaniye. Ahita amuhereza rero indi envelope, maze bose bagahoberana bagatangira nyine kubwirana amakuru. Bella rero atangira kubabwira ati none se mumeze mute muri runo rugo? Winnie aramubwira ati ntako tumeze rwose, nyir'inzu atugeze ahantu, reba ko noneho yaduhaye icyumweru kimwe maze akadusohora mu nzu, nyamara n'icyo cyumweru yaduhaye kirabura iminsi 3 gusa. Ndakubwiza ukuri rwose turi mu mazi abira, kandi nyine nta n'igisubizo mfite, ntabwo nzi ikintu tugomba gukora. Ntabwo ushobora kumva ko rwose tutakirya ngo bijye mu nda, kuko dutangira kurya akabaraje. Arakomanze ati ntabwo rwose muri burya mutaranyishyura, mbese aratubangamiye bikabije. Bella ati ariko se kubera iki rwose uyu nyir'inzu atagira umutima? Nta mutima rwose agira habe na gatoya, ni ukuri arakabije, kwihangana byaramunaniye. Winnie ati ariko nta nuko atagize, none se ubundi ko nta naho dufite tuzakura amafaranga, ubundi yatwihanganira kuzageza ryari? Ubu rwose sinzi ikintu cyo gukora. Bella ahita ababwira atari kunungutse igitekerezo, sheri wanjye afite inzu nini cyane, namusaba rero akaba bacumbikiye igihe gitoya. Winnie ati ariko ni ukuri ntabwo rwose dukwiye kuza kukubangamira aho uba wowe na sheri wawe. Ubundi se urumva aramutse abyanze byagenda bite? Bella ati hoya ntabwo yabyanga, sheri wanjye agira umutima mwiza, kandi se ari uko muzahaguma si igihe gitoya maze tukabona igisubizo. Nta kibazo rwose, ngomba kumuvugisha maze nkababwira. Umushuti wa Winnie rero we aba yishimye cyane rwose. Winnie nawe ati urakoze cyane, ariko ni ukuri sinigeze nifuza rwose kuba nakubangamira. Naho Bella ati none se hari ikindi inshuti zibereyeho? Inshuti rwose ni izo gufashanya igihe, ndetse cyane cyane bamwe muri bo baba bari mu byago. Bella rero arataha, maze nyine akabwira sheri we ko afite rwose abagenzi be bafite ikibazo gikomeye, ko yifuza ko yabacumbikira iminsi mike. Sheri we aramubwira ati nta kibazo rwose uzababwire baze. Arabahamagara rero akababwira ati nta kibazo rwose sheri wanjye yabyemeye. Barishima cyane rero, maze bagatangira nyine gupakinga ibintu byabo. Buracya rero bakagenda bagerayo rero, maze bagakomanga. Hahita hasohoka rero Bella ari kumwe na Levis akubita amaso Winnie, maze rwose agahita ava mu kantu. Winnie nawe bikaba gutyo, gusa nyine bose bagaceceka ntihagire n'umwe uvuga, ariko nyine bakarebana ukuntu. Bella rero abitegereza ati ko murebana cyane se muraziranye? Naho Levis
ati hoya rwose ntabwo tuziranye. Bella arahita amubwira ati uyu rero ni mushuti wanjye nakubwiraga, agahita amwereka nyine na mugenzi we wundi, ati aba ni abashuti banjye cyane. Naho rero Bella arongera akabwira nyine Winnie ati uyu rero ni sheri wanjye. Naho Winnie mu mutima we ari kwibaza ati igihe cyose yabaga agiye gusohoka, burya yabaga agiye gusohokana na Levis. Naho rero Levis nawe mu mutima aba ari kwivugisha ati ariko se koko byagenze bite kugira ngo Winnie abe aziranye na Bella. Binjira mu nzu rero maze bagahita basanga nyine hari undi mushuti wa Levis uba waje kumureba. Uyu musore rero baramubwira bati nyine uyu niwe mushyitsi twari dutegereje. Uyu musore asuhuza Winnie maze agakomeza ari kumwitegereza. Levis rero ahita amubwira ati kuri gukomeza umufashe ikiganza murekure gira vuba, mbese Levis aba yafushye. Bella rero ajya kwereka Winnie nyine na mugenzi we icyumba bagomba kuraramo. Bamara kugenda rero maze uyu musore nyine w'inshuti ya Levis agahita amubwira ati ariko rwose mbega ukuntu uyu mukobwa w'inshuti ya sheri wawe ari mwiza, ntakubeshye ubu tuvugana kano kanya nyine maze guhura n'umukobwa w'inzozi zanjye, ubu celibateri ndabusezereye kubera ko umukunzi ndamubonye. Aratangira akishima nyine. Naho rero Levis ahita amubwira atumva ongera rwose ukandagire hasi ndabona uri kuguruka neza neza, uriya mukobwa se uramuzi, urakuvuga ko ubonye umukunzi nyamara rwose mutaranavugana n'umunsi n'umwe. Naho uyu musore atumva ubwiza bw'uriya mukobwa burankuruye kandi ndabona ari umwana mwiza, ahubwo reka nigendere, naho umukunzi we rwose namaze kumubona, nzaba nkubwira ibizakurikira. Levis rero ahita yicara mu ntebe maze nyine ibibazo bikakomeza bikamubana ibibazo, ibintu byose biba bimucanze ukuntu agiye kubana n'aba bakobwa nyamara rwose bombi uko ari babiri barakundanye. Winnie nawe rero aguma mu cyumba maze rwose agatangira kuzenguruka icyumba cyose yibaza ati ni gute nisanze muri ibi bintu, ndabyitwaramo nte, ubu se mfate ibintu byanjye nigendere, nzasobanurira se Bella ko ari iyihe mpamvu nagiye. Ntabwo rwose nigeze menya yuko uyu musore yaguze iyindi nzu nshyashya. Iyo nza kubimenya ahari ako se bwo nabwo ntabwo nari kumenya ko niba yaranayiguze ari iyi ngiyi twajemo. Ndi kwibaza rwose icyo gukora, gusa nanone ntabwo nzi ikintu nshobora gukora. Davis rero ahita amwandikira message maze akamubaza ati uri hano ukora iki? Naho rero Winnie ati ntabwo rwose nari nzi yuko hano ari wawe. Davis ati nizere yuko nta kintu na kimwe wigeze ubwira Bella. Winnie ati nta na kimwe rwose. Davis ati rero bigume gutyo nyine, nta nubwo nifuza yuko yamenya yuko tuziranye. Naho rero wa mushuti wa Winnie ahita amubwira ati tekereza ko rwose n'ubundi tuje tugasanga hano ari kwa Levis, ndakubwiza ukuri buriya rwose n'Imana yongeye kubahuza. Naho rero Winnie ati cecekere, ibintu uri kuvuga ntabyo uzi, njyewe rwose ndumva nataye umutwe neza neza, ntabwo nzi ikintu cyo gukora, nawe uraho uravuga amagambo gusa. Ku mugoroba rero bajya ku meza nyine bakajya gusangira iby'umugoroba. Bari ku meza rero wa mushuti wa Levis atangira kubaza Winnie ati none se mu buzima ukora iki? Naho Winnie ati ndiga, ubu rwose ndi gusoza amashuri yanjye ya kaminuza, niga nyine ibijyanye n'amategeko. Naho rero uyu mushuti wa Levis ati ni byiza cyane rwose, uzi ukuntu nkunda abakobwa biga amategeko kandi rwose ndumva ugiye no kuyasoza. Naho rero Winnie ahita amubwira ati yego rwose ndumva nishimiye kuba ngiye gusoza aya mashuri kubera yuko nzahita ntangira nyine gushyira ibyo nize mu ngiro, maze abanzi banjye bose mbashyire muri gereza. Naho rero Levis ahita ahindukira akareba Winnie maze agahita amubwira ati umva rero nkubwire, uramutse wize rwose ariyo gahunda ufite nta nubwo watsinda, ndakubwiza ukuri.
Winnie rero uba wamwirengagije ahita yivugira ati rata nari ndi gukina, aba yibwirira nyine wa musore w'inshuti ya Levis. Bella rero we aba yibereye kuri telefone, aba ari kwicatingira n'abandi bantu. Levis rero arahindukira akabona rwose Bella ntiyigeze anakora ku mafunguro ye, yibereye muri telefone, ari aho ari kwisekana wenyine. Ahita amubwira nabi rero ati Bella, kubera iki buri gihe uba uri mu matelefone aho kugira ngo ube uri gukora ibyo abandi bakora? Naho rero Bella ati sheri, rero rwose hari nyine abantu bafunguye irindi duka rishyashya bacururiza online, nagira ngo rero rwose ibi bicuruzwa byabo bazanye ni byiza cyane, ndifuza nyine kuba ari jye wa mbere mu kubigura. Naho rero Levis ahita amubwira ati nta kibazo rwose, ariko nawe ntukajye muri telefone nyine kandi uri kumwe n'abandi bantu. Uyu rero umushuti wa Levis ahita ababwira ati amafunguro rwose araryoshye cyane. Naho rero Winnie nawe ati Bella, ni ukuri uzi gutegura aya mafunguro rwose ameze neza cyane. Levis rero we ibi byose rero baba bari kuvuga, Levis we ntabwo aba abyumva kubera ko we nyine aba yibereye kuri Winnie, ntabwo aba ari kujya ahumbya. Bamara gufata amafunguro rero, maze Winnie agahaguruka agiye kwandurura, aterura rero igisorori cya mbere, maze Levis nawe agahita atangira guterura ngo amufashe. Bagera mu gikoni rero Levis agatangira kumusomera ati ariko rwose uzava hano ryari, kubera icyo ubundi waje hano? Winnie ati urakeka se naraje mbyishimiye? Ntakubeshye nanjye sinishimiye habe na gatoya. Ikibazo cy'inzu yanjye nikimara gukemuka nanjye rwose nzahita nigendera. Levis ati byaba ari ibyishimo rwose kuri jyewe. Baba bari gutongana rero, maze Bella akaba arinjiye, bahita rero rwose baceceka. Winnie agahita atangira kwiyegereza ibyombo, Levis nawe agahita abwira nyine Bella ati nari ngiye gufasha Winnie koza ibyombo. Yitegereza rero Bella akabona ntabwo yishimye, ati ko mbona utameze neza? Bella ati mu nda hari kundya, ariko nta kibazo reka nihangane maze mfashe Winnie koza biriya byombo. Winnie ati nta kibazo, dore rwose watetse nanjye ndabyoza rwose. Levis rero ahita abwira Bella ati mukunzi, genda ujye kuburuhuka, nanjye ndaje ngusange mu cyumba. Ahita amusoma rero, maze Bella akababwira ati murakoze cyane, reka mbe ngiye, ubwo rwose urahaza uhansange. Bella rero amara kugenda, maze n'ubundi Levis agahita atangira agakomeza nyine agatonganya Winnie ati sinshaka rwose kuzajya nkubona mu maso yanjye, ntuzajya umbona ujya umvira mu nzira. Winnie ati nabyumvise rwose bosi, ntabwo uzongera kumbona mu nzira yawe. Ahita yifatira telefone, maze yajya kugenda Levis agahita amufata ukuboko ati ugiye he se kandi? Naho Winnie ati nkuviriye mu nzira nyine, ntiwambwiye se ko ntagomba kuzajya mpagarara mu nzira yawe? Naho rero Levis ati none se nshimiye ko njye nawe tutumvikana, ariko se ibyo byombo waba ubisigiye nde? Winnie ati nyine kubera ko utanshaka mu nzira yawe, ubwo nyine ibi byombo ni akazi kawe, ni wowe wo kubyoza nyine. Ahita yigendera, maze Levis agasigara bimucanze rwose, kuko ntabwo aba ari bubisige hano atabitunganyije. Bella we rero uba rwose kubagarira yose ari ibintu bye, aba yibereye mu buriri ari kwivuganira n'undi musore, ari kumubwira ati ndagukumbuye ni ukuri mukunzi, gusa nyine ejo rwose tugomba kubonana kubera ko ndagukumbuye. Yikanga rero Levis, maze agahita abwira uyu musore baba bari kuvugana ati ndumva ibitotsi binyishe, reka ndyame ubwo tuzabonana ejo, gusa ndagukunda kandi bizu bizu. Levis rero yinjira mu cyumba, maze agahita abwira Bella ati ariko se koko ubu ngubu ntabwo wakabaye ujya kwa muganga? Bella ati hoya nta kibazo rwose mukunzi, ntukampangayikire cyane, biraza kugenda neza rwose, ndaza kumera neza ntuhangayike, ahubwo reka ndyame kare maze nduhuke,
kubera ko ejo mfitanye gahunda rwose n'abandi bacuruzi kandi b'ingenzi, ubwo rero ngomba kuzahura nabo nyine, hari ibintu tugomba kuvugana, ngomba rero kuba naruhutse neza cyane kandi meze neza. Naho rero Levis ati nta kibazo rwose, niba wumva nyine uri wowe umeze neza ngaho ryama uruhuke. Ahita amusoma rero maze akamubwira ati ugire ijoro ryiza. Bella rero aguma mu buriri, naho n'ubundi Levis agahita yongera agasohoka. Buracya mu gitondo rero Levis akitegura agiye ku kazi, agera muri salo agahita rero ahura na wa mushuti we rwose uba ubyutse. Uyu mushuti we rero ahita amubwira ati ko wazindutse? Levis ati ngiye ku kazi. Levis rero ahita abaza mushuti we niba rwose yagize ijoro ryiza, naho uyu mushuti wa Levis ati gute ntagira ijoro ryiza, ibitanda biri hano ndakubwiza ukuri ntabwo rwose wabiryamaho ngo urote nabi, naraye neza cyane. Ndetse aricara rero gatoya nyine ari kuvugana na Levis, maze Winnie akaba araje nawe amaze kwitegura nyine abagiye ku ishuri. Uyu mushuti rero wa Levis ahita abaza Winnie ati umeze neza, ugiye ku ishuri? Naho Winnie ati yego. Levis rero ahita yitanguranwa ati ariko nakugezayo kuko rwose nanjye ubu ndi gusohoka. Winnie ati ntabwo rwose cyaba ari igitekerezo cyiza habe na gato, kuko njye nawe ntabwo tujya mu cyerekezo kimwe, ubwo rero urumva ko bitashoboka. Winnie rero ahita yibwirira uyu mushuti wa Levis ati ahubwo wowe waza ukantwara, kubera yuko rwose Levis twaba tumugoye. Uyu mushuti rero wa Levis ahita abwira Winnie ati cyane rwose nanjye nabyishimira. Ahita abwira rero Levis ati mpa urufunguzo rw'iriya modoka yindi utagiye gutwara. Naho rero Levis ahita abwira uyu mushuti we ati ariko nawe rwose urabona wabasha gutwara muri uyu mujyi? Urawuzi se ahubwo? Urabona wowe wahashobora? Naho uyu mushuti wa Levis ati ntahashobora se, niba naratwaraga imodoka muri Amerika urakeka nananirwa gutwara muri uyu mujyi? Nabishobora rwose, no mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose natwara, no mu ijuru natwara rega burya. Bahita rero baseka nyine kubera yuko uyu musore aba asanzwe asetsa cyane. Uyu mushuti rero wa Levis ahita amubwira ati bangukana rwose urwo rufunguzo nitwarire avokate atarakerererwa. Naho rero Levis umujinya uhita utangira kumwica, maze rwose agatangira nyine kurakara ariko akagerageza kubihisha. Umunsi wakurikiye rero Winnie arabyuka, maze nyine akaza gukora amasuku muri salo, aba ari guhanagura, maze Levis akaba araje. Ahita atangira kumubwira ati ariko se abakobwa ni uku mukora amasuku? Uzi ko utazi no guhanagura? Reba ibizinga biri aha hantu hose, reba aya meza yanjye ukuntu wayanduje. Naho Winnie ati nyamara rwose nahanaguye neza, nta hantu na hamwe hari ikizinga, ahantu hose rwose harakeye. Levis ati nyine wagira ngo nta nubwo ureba, waciye bugufi se maze ukareba kutabona ibyo nakubwiye. Winnie ati umva rero nkubwire, nza guhanagura no gukora aya masuku ni njye nabyibwirije, nta muntu n'umwe wabintegetse, ndeka rero mbikore uko nsanzwe mbikora. Levis ati ikibazo nyine ni icyo, kuba wabyibwirije maze ukaba uri kubikora nabi. Winnie rero umujinya uhita umwica, maze agafatira crete n'ibitambaro aba afite ari guhanagura byose, agahita agenda akabitsindagira kuri Levis. Ati ngaho noneho bikore byose, ubwo ngiye ndi kubikora nabi. Ajya kugenda rero crete ikaba iramuteze, yajya kugwa Levis agahita amufata. Winnie ahita amubwira ati nkuraho izo ntoki zawe, nta soni. Naho rero Levis ati nanjye rwose ntabwo nifuzaga kugukoraho. Winnie ati niba utifuzaga kunkoraho se kuki utanditse ngo ngwe? Levis ati ntabwo ari wowe naramiraga, ahubwo nagira ngo utangwira ku makaro maze ukayamena. Winnie ati koko se nibyo, ni amakaro yawe waramiraga? Levis ati cyane. Ati ubwo se wowe uri kubona uri umuntu w'agaciro ku buryo rwose najya guta igihe ndi kukuramira? Ni amakaro yanjye rwose nari nagiriye impuhwe. Winnie rero ibi bintu biramubabaza cyane. Baba bakiri kuvugana rero, Bella akaba aje muri salo nyine yiteguye rwose, bigaragara nkaho agiye kugenda. Ahita abwira Winnie ati wakoze cyane, ni ukuri hano hantu ndabona hakeye neza.
undi rero ahita atangira nyine gutoragura bya bintu byose yari ari kujugunya kuri Levis kugira ngo ajye kubibika. Amara kugenda rero maze Bella agahita abwira Levis ati sheri ndagiye nyine ariko sindi butinde, ahubwo se ya mafaranga wari wanyemereye ko utayanyoherereje. Naho rero Levis ahita amubwira ati nta kibazo rwose genda ndayakoherereza. Bella ati urabizi neza ko utari bubyibagirwe. Levis ati hoya ntabwo rwose nabyibagirwa, uyu mukobwa aba akunda ifaranga byo, gukura amenyo biba ari ibintu bye. Ku mugoroba rero Winnie ndetse na mushuti wa Levis baba bari mu gikoni bari gutegura amafunguro, ari nako kandi bari kuganira banaseka rwose ubona bishimye. Levis rero arinjira maze yabona ukuntu bishimye we rwose agahita yijima. Aba agihagaze rero maze telefone ya mushuti we ikaba irasonnye. Uyu musore yitaba telefone maze agasanga ni umuntu umushaka kandi ahagaze nyine kuri geti, ahita asohoka akajya kumureba. Levis rero ahita abaza Winnie atari ku bundi ko mbona rwose wagira ngo wowe n'uyu musore w'inshuti yanjye musanzwe muziranye, nsigaye mbona rwose wagira ngo muri inshuti. Naho Winnie ati hari ikibazo se, n'ubundi rwose turi inshuti kandi zikomeye. Levis ati mba mbona wagira ngo ahubwo aragutereta. Winnie ati none se hari icyo bigutwaye, ariko wagira ngo rwose usigaye umfuhira. Naho rero Levis ati ngufuhira njyewe mfite umusheri rwose niba wanabyibagiwe. Winnie ati yego ndabizi ko mufite ariko utajya uba mu rugo habe rwose n'amasegonda makeya. Levis rero ahita abitekerezaho maze rwose akumva nyine baramukoze, kubera ko byo ntabwo Bella aba ajya aba mu rugo habe na gato, aba ahora yagiye. Umunsi wakurikiye rero Winnie ndetse n'uyu musore w'inshuti ya Levis baba bicaye nyine muri salo bari kwirebera komedi. Uyu musore rero aba ari guseka cyane ati nakubeshye, ati uzi ukuntu uriya mutipe uri muri televiziyo ajya anshimisha, ataransetsa ku buryo iyo ndi kumureba simbasha kubumba umunwa rwose, mba mbona ashimishije. Naho rero rwose Winnie we nta n'icyo biba bimubwiye, ariko sinzi ukuntu areba ku ruhande maze akabona Levis ari kuza, ahita atangira noneho nawe agaseka cyane akajya afata ku rutugu rw'uyu musore w'inshuti ya Levis kugira ngo nyine amwereke ko bishimanye, agakomeza nyine bagafatana bagahoberana bakajya baseka nyine ubona bahuje urugwiro. Levis rero ibi bintu biramurya biramubabaza maze agahagarara akabitegereza, umujinya ukamwica ariko akabura ikintu yakora. Ku mugoroba rero Levis ndetse n'uyu mushuti we bicara muri salo bari gukina game, uba ubona rwose nyine bishimye. Mu kanya gato rero Bella ndetse na Winnie baba baje nabo muri salo. Bella rero ahita abwira sheri we ati sheri icyakoze rwose ndabona iyi game yanyu iryoshye, noneho reka nyine mwongere mutangire ubundi nyine njyewe ndagufana kandi ni wowe uri butsinde. Naho rero uyu mushuti wa Levis we nyine aramubwira ati nta kibazo nubwo muri babiri kuri umwe ariko nta kibazo rwose. Winnie rero ahita amubwira ati hoya nanjye ndagushyigikiye kandi niwe uri butsinde, ubu noneho ni babiri kuri babiri. Winnie rero ahita afata ku rutugu uyu musore. Ibi bintu rero Levis arabireba maze rwose bikamubabaza. Levis aba afuhira Winnie nkaho akimufiteho uburenganzira. Ahita rero yijima, kwa kuntu rwose yari ari gukina aseka biba birangiye, ahubwo nyine ukagira ngo hari ikindi kibazo agize cyangwa hari umuntu umukubise. Bella rero aramwitegereza akayoberwa rwose ibintu bimubayeho, ati noneho kuri gukina utishimye kandi rwose mu kanya nabonaga watwawe. Umukino rero ugatangira maze rwose Winnie agafana cyane uyu musore ndetse rwose bagasakuza bakarusha urusaku Levis, dore ko nyine Bella we aba yibereye muri telefone ari kuri chat, nta nubwo rwose aba azi ibiri kujya mbere. Aba yaherutse abwira Levis ko agiye kumufana ariko rwose nta nubwo amenya n'igihe umukino watangiriye. Bella rero agera aho akabona ko rwose akeneye kujya kwiherera kugira ngo nyine yigire kuri telefone na ba basheri be baba bivuganira. Ahita amubwira ati ndaje nyine gatoya, akihagurukira akigendera. Levis rero asigara aha wenyine, nyamara rwose Winnie ndetse n'uyu musore wundi baba bashyushye bo rwose bari gusakuza. Winnie afashe ku rutugu uyu musore ati ongera utere na hariya uratsinze neza neza, uko n'ubundi wongeye ugatsinda.
aramufana rero maze n'ubundi uyu musore agatsinda, barasakuza bakavuza induru maze bagahoberana umwanya munini cyane. Ibi bintu rero Levis arabireba none kandi akongera akababara. Uyu musore arabwira Winnie ati Levis neza neza wagira ngo ari kurira, nta mushwari waba ufite hafi aho ngo maze umuhe yihanagure. Baba bari kumuseka nyine bari kumuvugiraho. Levis rero ahita ahaguruka n'agahinda kenshi rwose kuko aba yafushye bigaragara no mu maso ye. Umunsi umwe rero aba ari kuri anniversaire ya Levis. Winnie rero amutegurira keke maze akayidekora akanamwandikira nyine ngo joyeux anniversaire. Ayisiga rero muri cuisine maze Bella yaza agahita ayibona, ahita rero ahamagara Levis ndetse na mushuti we ati nimuze hano mbereke iyi keke ninde wayikoze. Bose bati hoya, bahita bavuga bati rero ikigaragara cyo ashobora nyine kuba ari Winnie wayikoze. Bella rero ahamagara Winnie maze yaza ati ko mwese ndeba mwateraniye mu gikoni bimeze bite. Bella rero ahita amubwira ati nyine twasanze hano hari keke, gusa nyine twatunguwe no gusanga iyi keke ariwe wayiteguye kandi nyamara sinigeze nkubwira rwose itariki ya anniversaire ya Levis. Winnie ati ese nibyo ngibyo? Ati nyine naramwumvise rwose ari kuvugira kuri telefone maze mpita menya ko nyine ari anniversaire ye, yari ari kubibwira umuntu ko uyu munsi ari anniversaire ye. Nashatse rero rwose gukora nyine ka surprise nkakora agakeke kuko nabonaga nyine wowe nta mwanya wigeze ubona kugira ngo uze kubona icyo ukoresha nyine umutungura. Bella ahita yishima ati ese nuko byagenze? Ati nukuri wakoze cyane, dore rwose njyewe nta nubwo nari nabyibutse ngo mutegurire agakeke, wakoze cyane rwose. Levis rero nawe ahita amubwira ati nukuri wakoze kandi rwose ndabyishimiye. Naho na wa mushuti wa Levis ati nukuri uri umwana mwiza kubera ko wibutse rwose gutegurira akantu Levis, ahubwo se murabyumva mute turamutse twikoreye ikirori? Bella rero ati twisohokere maze twigire kubyina. Levis ati hoya, ndifuza ahubwo ko twakora ikirori turi bane nyine gutya, tugatuma nk'agapiza ubundi nyine tugafata n'ako kunywa tukishima nyine tukirebera agafilime cyangwa tukanabyina ariko hano mu rugo twenyine nta muntu udusakuriza. Bella birumvikana ababangamiwe nyine ntabwo abyishimira, ariko abandi bose bahita bavuga bati icyo cyemezo rwose ni cyiza cyane. Ikirori rero kirarangira maze bakajya kuryama, gusa iri joro rwose Winnie ntabwo asinzira, arara atekereza ibihe byose yagiye agirana na Levis, agatekereza ukuntu iyo yabaga ari anniversaire ya Winnie Levis yamutunguraga maze akamuzanira utuntu twiza ndetse rwose akamwitaho akamuha care. Aratekereza rero ukuntu rwose urukundo rwabo rwari ruryoshye, ukuntu ibintu byose byari bimeze neza. Ku rundi ruhande ariko Levis nawe rwose ntabwo aba yasinziriye, aba ari gutekereza kuri Winnie cyane maze akagira inama mu mutima atari ko rwose sinumva impamvu nkwiye gukomeza nkicara nkarebera, nkwiye rwose kubwira Winnie ko nkimukunda maze ngashaka icyo gukora kugira ngo nongere mwigarurire. Uriya mukobwa ndamukunda cyane ku buryo ndetse ntanakwihanganira kumubona iruhande rwanjye tudakundana, ndamukeneye mu buzima bwanjye, ntabwo rero rwose nakomeza kubaho gutya. Levis rero kwihangana biranga maze akandikira message Winnie ati ndakwinginze mbabarira rwose tubonane iminota mikeya, ihangane duhurire mu gikoni, hari ikintu nshaka kukubwira. Winnie rero aramwemerera maze bagahurira mu gikoni. Levis ahita amubwira ati ntabwo ndi hano kugira ngo nkwibwire, turaziranye bihagije, ahubwo ndifuza ko nyine twaganira ku bitwerekeye. Winnie ati ariko nta bitwerekeye, njye nawe nta kintu kiri hagati yanjye nawe, ufite umusheri ndetse rwose nanjye ndashaka gutangira ubundi buzima. Levis ati ndakwinginze rwose mbabarira unyumve, ndagukumbuye cyane kandi rwose ndacyagukunda, ntakubeshye rero ndumva rwose ntakomeza kubaho ntagufite kandi mu bigaragara undi iruhande. Winnie ati ariko njye nawe rwose ibyacu byararangiye. Levis ati kuri njyewe ntabwo byigeze birangira, ahubwo rwose wagira ngo nibwo byatangiye. Ndakwinginze rwose nyemerera maze twongere rwose ibintu byacu tubitangire. Naho Winnie atari wibagiwe ko ufite Bella kubera iki rwose utari kumwibuka. Naho Levis ati ariko se Bella wowe ubona ari uwanjye mu by'ukuri?
uzi ko ntabwo ajya aba hano habe na gato, ntitujya tuganira, mbese ahora yagiye, ahora muri telefone ye niyo baganira yonyine, njyewe rwose wagira ngo nta n'agaciro mfite imbere ye. Davis rero ahita abwira Winnie atari kurebuka neza ko rwose mu bigaragara nta kintu twapfuye, tekereza ko twapfuye ko nahaga umwanya munini akazi, nyamara ibintu byose nakoraga nagira ngo njye nawe tubeho neza, nabaga nshaka amafaranga nyine kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Winnie ati ariko nawe wari ukabije, buri gihe twatangiraga kugirana ibihe byiza habaga hari telefone y'umukiriya uguhamagaye, nyamara rwose ugahita ugenda utanazuyaje, nabonaga njyewe nta mwanya na mutoya rwose umpa. Davis ati ariko nawe wabaga ubizi ko ari akazi, ntabwo wigeze unkora kuguca inyuma cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, buri gihe nyine byari akazi kandi byari ngombwa rwose, ariko naragukundaga kandi cyane, umaze kugenda rero nabonye icyuho cyawe rwose, naragukumbuye ariko ndakubura. Winnie ati nyamara rwose kutambonera umwanya nicyo kintu nangaga mu buzima. Winnie ati rwose nta kintu utankoreraga, ibintu byose warabikoraga, ariko nanone kubera ukuntu wamburiraga umwanya byageze aho rwose numva birandenze. Inshuro ya nyuma rero njya kugenda byo numvaga rwose ntakibashije kwihanganira kukubura nkureba, buri gihe wabaga wibereye muri mashine, maze navuga nkaba ndi kwivugana wagira ngo rwose ntabwo unyumva habe na gato. Byageze aho mbona ni nkaho ndi kwikundana nta mukunzi ufite, mpitamo rero rwose kubivamo. Davis rero ahita amufata ku matama yombi maze akamubwira ati nukuri ndakwinginze mbabarira, maze ahashize tubibagirwe twongere dutangire kuri zeru, kubera ko rwose ndagukunda cyane kandi nukuri ndifuza ko twasubira mu rukundo, gusa nyine kuri iyi nshuro kuko namenye aho byapfiriye byose nzabikosora, nzaguha igihe rwose uko ubishaka, ntabwo nzongera kukuburira umwanya. Naho we niyo ahita amubwira ati ntabwo rwose bigishobotse, ubu uruzi rwarenze inkombe kubera ko ufite umukunzi kandi nanjye mfite umukunzi, gusa nyine Winnie aba ari kumubeshya kugira ngo rwose ibi bintu babirekeraho. Ahita rero agenda kugira ngo nyine yigire mu cyumba, naho rero Davis ahita amukurura ati hoya nta wundi mukunzi wagira, nta wundi muntu wakunda utari njyewe. Ahita atangira kumusoma, maze bareba inyuma yabo bagasanga wa musore w'inshuti ya Davis arahahagaze, nyamara nawe aba yavuye mu cyumba azi neza ko noneho aje kubwira Winnie ko amukunda kandi cyane. Baba bakimukubita amaso rero, maze Davis ati umva ndakwinginze rwose ibintu ubonye ntuzabivuge kandi rwose uceceke. Naho rero uyu musore ati uyu munsi rwose mbonye impamvu wahoraga uca intege zo kubwira Winnie ko mukunda, buri gihe cyose nakubwiraga ko rwose ngiye kumubwira ko mukunda, ntabwo waburaga ibintu mbwira kandi ukambwira ko rwose uyu mukobwa atari mwiza kuri jyewe, naho nuko nawe wamwikundiraga wagira ngo rwose ntamugutwara umukunzi. Davis ati nyamara rwose uyu mukobwa namukunze guhera kera kose, utagira ngo ni iby'uyu munsi, uyu nguyu twarakundanaga gusa twaje gutandukana, rero ni umukunzi wanjye w'ibihe byose. Uyu musore ati mbwira nyine byaje kugenda gute. Atangira rero kumubwira izi nkuru, maze Bella wari waryamye nawe rwose agakorakora ku buriri maze akabura Davis, akaza kumushaka nyine agahita aza agasanga Davis ari kuvuga nyine ukuntu yakundanye na Winnie. Bella rero ahita agwa mu kantu ati muvuze ngo iki, ngo wowe na Winnie mwari musanzwe muziranye, ngo mwarakundanaga? Oya ibyo bintu ntimubimbwire rwose, ndumva wagira ngo ndi kurota. Winnie ati ni ukuri rwose utubabarire. Naho Bella ati mbababarire, ushatse kuvuga se ko ibyo numvise koko ari ibya nyabyo? Winnie ati yego, ubu rwose ureba Davis ni ex wanjye. Winnie atumva ndi kugerageza rwose kwiyumvisha ibintu muri kuvuga, ariko nanone sindi kubasha kubikurura. Ni ukuvuga ko rero igihe cyose umaze muri iyi nzu wowe na Davis mwancaga inyuma ntabizi, nanjye ndaho rwose ngo uri inshuti yanjye, naho rwose wari waraje kunca inyuma.
n'umujinya mwinshi rero Bella ahita abwira Winnie atumva rero nkubwire, ndumva rwose nta rindi jambo nshaka kuri buvuge, genda ufate ibintu byawe byose biri muri iyi nzu maze ugende, sinshaka kongera kukubona hano, ni njye nakwikururiye, ariko rwose ntabwo nshaka ko uri bunarare hano iri joro. Winnie rero atera intambwe kugira ngo ajye gufata ibintu bye, maze Levis agahita amufata akaboko ati urajya hehe, nturenga aha rwose, garuka hagarara aha ngaha. Naho Bella ati ibyo uri gukora ni ibiki, uri kunsuzuguza uyu mukobwa, urashaka kumunsuzuguza, ndamwirukana mu rugo rwanjye maze nawe ukavuga ko rwose adakwiye kugenda, kubera iki rwose uri kunyubahuka? Naho rero Levis ati nkubahuka, ni wowe uri kuvuga icyubahiro muri iyi nzu, ni wowe koko uri kuvuga ibyo bintu, uzi inshuro zose wanyubahutse nkakwihorera? Naho Bella ati ibyo uri kuvuga rwose ntabwo mbizi. Levis ati rero wakekaga ko ntazamenya ibyawe, ndabizi rwose ko waryamanye n'abagabo bose bo muri uyu mujyi, ndetse rwose ukitwaza inama zidashira, naho wabaga ugiye muri hoteli kuryamana n'abasore batandukanye. Bella atari ibyo bintu rwose uri kuvuga ntabwo ari ibya nyabyo, sinzi umuntu waguhaye amakuru ariko yarakubeshye, nizere ko rwose atari iri shyano ry'umukobwa ryakubeshye ibyo byose kugira ngo ridutandukanye. Levis ati ntiwongere gutuka Winnie n'umwanya na mutoya, kubera yuko ibyawe byose ndabizi, nta muntu wigeze ampa amakuru, ahubwo njyewe narakwikurikiriraga maze rwose biba byose nkabirebesha amaso. Uribuka umunsi wari washyushye ngo ufite inama ngo mu gitondo ngo n'abandi bacuruzi, naragukurikiye maze mpita mbona umusore nyine mwagombaga kujyana muri gusomanira imbere ya hoteli, muhita mwinjirana, aho se nawe ugiye kuvuga ko bambeshye? Noneho hari n'inshuro wagiye mu cyumba uri kubeshya ko urwaye rwose, naho wari ugiye kwivuganira n'undi musore kuri telefone, nabwo narakumvirije, ibyo mwavuze byose narabyumvise uko bingana, narakwihoreye ugira ngo rwose nta kintu na kimwe mbiziho, wabonaga nyine ndi igicucu wifatira uko ushaka, ndabizi nyine ko utigeze unkunda, icyari kikubesheje hano yari amafaranga yanjye naguhaga. Bella rero atangira kumva ingingo zimufata, maze agatangira kubwira Levis ati mbabarira rwose mukunzi, ndakwinginze ntabwo bizongera, ndakwinginze rwose mbabarira. Naho rero Levis atumva rero nkubwire, mu gitondo cya kare singusange hano rwose umvire mu nzu, kubera yuko nakabaye narakwirukanye kera, ariko wagize amahirwe kuba Winnie yaraje hano yarandangaje, maze rwose atuma ntakwirukana, naho ubundi wakabaye waragiye kera cyane. Bella rero ahita apfukama ati mbabarira rwose ntunyirukane, kubera ko nta handi hantu mfite ho kujya, mbabarira rwose ndakwinginze, ntabwo ibi bintu bizongera. Uyu musore rero w'inshuti ya Levis we aba yumiwe, agera akumva ibintu byose biramurenze, maze agahita yisubirira mu cyumba. Winnie rero ashaka nyine kujya kumutangira, ariko Levis akamubwira ati mwihorere rwose, nzamuvugisha ejo uburakari bwagabanutse, kuko ubu araturakariye cyane, nta kintu na kimwe wamubwira ngo maze acyumve. Naho rero Bella we akomeza kwigaragura hasi asaba imbabazi, maze Levis akamubwira ati ibyo navuze nabivuze, mu gitondo cya kare ubyuka ufata ibintu byawe byose wigendera. Ahita rero abwira Winnie ati data ngwino ujye kwiruhukira, utaza rwose no kurwara umutwe kubera ibintu byose by'iri joro, genda wiryamire uruhuke. Bamara rero kugenda, maze rwose Bella agasigara nyine amarira yamurenze, ari kwibaza nyine ahantu agomba kujya hamuyobeye, ndetse rwose ariko ati uyu musore mpombye niwe warutaga abandi bose twakundanaga, kuko niwe wampaga amafaranga, ndetse niwe wahoreraga ibintu byose, sinzi ko rwose nzabona undi nkawe, kubera ko abandi bose ni aba feke. Buracya mu gitondo rero, maze Levis agasanga uyu mushuti we yicaye muri salo, aramwegera maze akamubwira ati ndakwinginze rwose mbabarira, niyo mpamvu nahoraga nyine nkubwira ko utagomba gukundana n'uriya mukobwa, kuko nangaga ko nyine umunsi wa nyawo uzagera maze rwose ukababara. Uyu mushuti we aramubwira ati ariko rwose ninjye narangaye, kubera ko narabibonaga kuri wowe, ariko nyine simbyiteho kuko nabonaga hari nyine Bella, gusa nanone ntabwo nyine bimbabaje kuko nawe nkwifuriza ibyiza, ahubwo nyine ndabifuriza imigisha gusa mu rukundo rwanyu. Ibyo ari byo byose nanjye nzabona umukunzi wanjye kandi ndabyizeye rwose. Levis rero amubwira
ati cyakoze ndishimye kuba rwose bitakubabaje cyane, nari nzi ko bigiye kudutandukanya kandi nyamara turi inshuti z'imyaka myinshi. Uyu mushuti we ati oya rwose ntabwo byadutandukanya kubera yuko ntabwo nyine n'ubundi Winnie agiye mu maboko mabi. Barahoberana rero nyine nk'abasore, byumvikana ko baba babariranye kandi rwose umubano wabo utaba wangiritse. Aba bakiri kuganira rero maze Winnie akaba araje, abakigera nyine muri salo ahagaze nta kintu na kimwe aravuga, bagahita babona Bella nawe ari gukurura varize ava mu cyumba nyine. Amagambo rero ahita ashyira ivuga maze bose bakirinda rwose kumureba, bagahita bareba ku ruhande. Bella rero araza nyine agaca kuri Winnie maze akamwitegereza ariko ntagire ijambo na rimwe avuga, agahita akomeza akisohokera. Bose rero baba bacecetse, nta n'umwe rwose uba uri kumuvugisha. Amara gusohoka rero maze wa musore w'inshuti ya Levis agahita ahaguruka ati ngiye mu cyumba ndaza kuba ngaruka. Ahita rero areba Winnie maze akamwicira ijisho, akanareba nyine Levis nawe akamwicira ijisho nko kubabwira ati nyine mbahaye umwanya ngaho nimwisanzure. Amara kugenda rero maze Levis agahita afata mu biganza Winnie akamuhobera umwanya munini maze akamubwira ati nari ngukumbuye. Winnie nawe ati nanjye nuko. Levis rero aramubwira ati gusa nyine kuri iyi nshuro sinzongera kugutakaza ukundi, uko byagenda kose icyaba cyose ntabwo nzongera kukureka ugenda, nta kintu na kimwe kizongera kudutandukanya ukundi kuko nyine ni wowe wanjye w'ibihe byose, ntabwo rero rwose nshobora kuzongera kubura urukundo rwawe. Winnie ati nanjye rwose ntabwo nzongera kureka hari ikintu cyangiza urukundo rwacu. Nyuma y'igihe gitoya rero Winnie nyine asoza amashuri ye maze bagatangira gutegura ubukwe bwe ndetse na Levis. Ubukwe bwabo rero buba bwiza cyane, buba ari ubukwe rwose bw'igitangaza, urukundo ruba ari rwose muri couple yabo. Bamara gukora ubukwe rero noneho bagataha bakajya kubana byemewe n'amategeko ndetse rwose n'Imana yabihaye umugisha. Uyu munsi rero uba ari umunsi w'ibyishimo cyane kuri Winnie ndetse na Levis. Levis abwira Winnie ati noneho ubu uwanjye ibihe byose ndetse njye nawe rwose tuzatandukanywa n'urupfu. Winnie rero nawe akamubwira ati nanjye rwose ndishimye kuba nkugize iruhande rwanjye, noneho bizira kuzongera kukubura ukundi, ndagukunda cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero ni aha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.